hari igihe umuntu bamubwira bati wowe uri umunebwe rwose kugira ngo uzagire ikintu wigezaho cy'iterambere bizagorana, ugasanga arabihakanye, mbese ashatse no kurwana. Ariko ngiye kukubwira ibimenyetso biranga abanebwe, nawe nusanga bikuriho utangira ugira icyo ubikoraho. Ikimenyetso cya mbere kugira ngo uzabyuke biba intambara, mbese nk'iyo wikuyeho ishuka ukabona bwakeye uba wumva wanarira. Ikimenyetso cya kabiri, nta kintu ujya ukora ngo ukirangize, usanga ibintu baguhaye gukora cyangwa nawe umurimo wihaye ugenda wucimbura uwukora ibice. Ikimenyetso cya gatatu, usanga uri wa muntu utera imirimo ipine. Ahangaha birenda gusa n'ibya kabiri ariko ntago ari kimwe. Ahangaha bivuze yuko umurimo wagakwiye gukora uvuga uti nzawukora ejo bundi ndacyafite igihe, ugasanga ukoze ku munota wa nyuma. Icyo nicyo kimenyetso cy'uko uri umunebwe. Ikindi kimenyetso cya gatatu, uri wa muntu